vuga amazina yabo ntibuka ngabanyishyuza batanyikoma iyo mfashe ikwaca mitanguruka bandebera hirya nacyo bangira nzikuryira sha nyamabara indege ziba zasaze haje gucya. Hari ahantu nawe ufitiye amatsiko Kenny Soul kuko Muhanga ntabwo twakoranye mwaka ushize, Karongi ntabwo turahakorana. Urumva mvugiye akana ahubwo nanjye ndi kwitega kabisa abantu ba Muhanga kubera ko murabona ko basa nk'abatwegereye cyane. Yego. Kandi naranahize ku Nyundo ni umujyi waga. Yego, ni umujyi waga. Urumva rero ni ibyishimo n'abantu b'Imuhanga bazi kurya show cyane buriya. Reka twitege niba bazarusha abandi. Well, it's a pleasure so nice to have Mr. Spectacular Kenny Soul muri MTN Wacu Muzika Festival. Most welcome muri uyu mwanya udasanzwe. Thank you so much my brother. How are you bro? I'm doing great. Urabizi gusa nk'umustarisi? Asante kandi ariko kazi. Agatentire gafata iminota nke kugira ngo gafate gasumweru gutyo. Muri salo bitwara iminota 10 kuri 15. Abantu bakitera barabizi kararyana. Ni iki umutima ukunze hari cyane amatagurana itabi ariko nago gatinda ni nk'isaha gusa kararyana cyane kabisa ariko ku bantu bazi strategy yo gukoresha ari uburyo babigenza kugira ngo nikabarye karyana ku gice cy'umusatsi cyangwa ku mubiri of course nawe wibaza ikintu gihindura umusatsi uba ari umukara ugasa umweru nta kabuza kiba kiryana. Uretse tentire n'akandi kantu bagushyizeho kakurya ariko urakihanganira? Ni byinshi cyane amatwi arapfumuye turaje nabyo birababaza. Byose birababaza ariko nyine ko umuntu aba abikunda abikora tu. Yego. So Kenny Soul inshuro kabiri muri MTN Wacu Muzika Festival. Iyo bavuze the MTN Wacu Muzika Festival kuri wowe wumvamo iki ni cy'abantu bagomba kumenya kuri iri serukiramuco? MTN Wacu Muzika Festival kuri ngewe nyifata nk'igikorwa kidasanzwe cyagenewe twebwe abantu duhereza ibyishimo babifata neza barabyishimira ariko natwe turabikunda cyane kubera ko bituma twegera abantu umuntu utabasha kuyateringa ibitaramo by'Ikigali ariko kenshi niho tubikorera cyane abashe kugira nyine abashe kwegerana n'umuhanzi byoroshye cyane. Rero ngiye kuri ngewe ni platform nziza inadufasha nyine nkuko nari mbivuze guconnecta n'abantu bacu no kureba aho fan base yacu igeze no kureba fan base yanyu igeze muri rusange. Hanyuma abantu bumva iki kintu abantu bakabonamo abartiste abantu bakabona imbaga y'abantu ni kihe kintu kihariye ukiziho? Ndavuga MTN Wacu Muzika Festival ni kihe kintu kihariye uyiziho? MTN Wacu Muzika Festival ikintu kihariye nyiziho kari byinshi se. Nta kibazo tuvuge nka bitanu. Ni isoko ry'ibyishimo icyo cyambere kubera ko tuba twagiye gutanga ibyishimo abantu babishimye of course. Isoko ry'ibyishimo ku bantu bakurikira ibintu byacu ba consuming ibintu byacu ndavuga imiziki. Akaba ni na time nziza y'ubukangurambaga kuko ugibona ko harimo abari mu bukangurambaga bugiye butandukanye yaba MTN se biri gukora akazi kayo yaba Bralirwa se biri gukora akazi kayo. Urumva rero byanga byakunda nibyo bibiri ubukangurambaga bushingiye mu bumbatiye mu byishimo So arakoze cyane Kenny Soul tuba turi kumwe n'ubundi na Primus Vitalo MTN BPR EAP muri rusange ni ibintu byatari tujye n'ubundi mu myiteguro none kuri inshuro ya kabiri mbere yuko tugarura ibihe bidasanzwe ku nshuro yawe ya mbere uyu munsi hari experience ihari kubera ko hari Kenny Soul ugarutse ku nshuro ya kabiri ni ishusho ya Kenny Soul imeze gute ni ibyishimo witeguye gutanga ku kihe kigero kubera ko hari ubwo umuntu abitanga bice ariko wenda inshuro kavuga ati nzamaximiza cyane ko haje gushya ngewe ntabwo njya ntanga ibyishimo mu bice cyane ko iyo twagiriwe icyizere nk'iki ngiki ugomba nawe ni time yawe yo gukompeta urumva tuba turi muri competition igiye itandukanye nk'abahanzi ngewe rero nk'uko ubizi usanzwe ubona stage zanjye ni energy ntabwo ngendera ngo kuri no season ngo nibwo bwa mbere cyangwa bwa kabiri nzaba mfite energy of course azaba hahiye bishoboka satani yapfuye twamwishe urumva rero ngewe Kenny Soul
ndi ku myiteguro myinshi cyane ko baduhaye n'igihe gihagije cyo kwitegura urumva rero nzacana umucyo byanga byakunda icyo gishe ndaza kugaruka ariko mbanze nsubire inyuma gato mu mwaka wawe wa mbere ni umwaka wari umeze gute kuri Kenny Soul ni umwaka wahinduye iki noneho kuri Kenny Soul tugiye kubona ku nshuro ya kabiri kuri njyewe byahinduye ibintu byinshi cyane kuko byanyeretse ko hari indi fan base tutajya tumenya ko idukurikirana umva niba uvuye ahangaha ukagira Rusizi ukabona abantu bazamuye amaboko wajya Butare ukabona bazamuye amaboko byamaye ikintu kinini cy'uko nanjye hariho ububasha bw'uko nshobora gutegura ibintu bikaba byakwitabirwa rero nkanjye Kenny binyereka nyine ahantu ibintu byanjye bimajije kugera kandi birananyubaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi uko izi festival nizo twerekana twagiye gusaba akazi runaka ku bantu badasanzwe bakurikirana ibintu byacu mu Rwanda abari platform nziza rero umuhanzi kugira ngo nawe isoko rye ryagoke yego hanyuma mu bintu ufite nk'urwibutso jye ku giti cyanjye hari ifoto ya ntajya nibagirwa kubyina n'umukobwa wewe wibuka iki ariko hari umwishuramo nakubonaga umujinya ari ukuntu byari bimeze ukuntu bati nibuka show y'Igisenyi ni Gisenyi abantu bari bafite ibyishimo bikabije cyane gusa nta dukoryo twinshi nagiye mbona ko abantu baba bishimye mu buryo bwabo ariko byari ibyishimo ku mpande zombi ntago navuga ngo Gisenyi cyangwa iki hari uduce tuba dutwika kurusha utundi ariko muri rusange nyine show zagenze neza harimo utuntu tugiye tunyuranyuranye akarere uzi kagukoreye ibihe ukumva ati akangaka pe ndanyuzwe ntanze buri kimwe nka Huye ni sawa cyane na Gisenyi kabisa umurwa mukuru w'abashapu nawe ni sawa cyane umurwa mukuru w'abashapu sana muri uriya mwaka ni Kenny Soul n'ubundi waje uri gutekereza ati nzabigenza gute bizaba bimeze gute bizaba bisa gute ishusho ya mbere wabonye muri MTN wacu muzika nawo banza kwikanga muratungurwa hari wari ubonye iki hari habaye iki byaba mu bafana byaba hanze ya stage gutungurwa no kuba hari nk'indirimbo umuntu abazi ko zitigeze zigera kure ugasanga nka za Forget abantu bari kuziririmba nk'indirimbo ngewe ari uburyo twe nk'abahanzi dusora indirimbo ariko ntiguhereze feedback nyine nk'iyo wari witeze cyangwa nawe ukaba uri kuduta uvuga ati reka mbicizemo kano kantu ndebe hari indirimbo bagiye baririmba nyine nkabona biranunguye kubera ko ntabaga nzi ko wenda nkihuye babazi iyo ndirimbo cyangwa Rusizi babazi iyo ndirimbo yego hanyuma se Kenny nk'umunyamuziki mu bacuranzi babafasha ubwo turavuga Symphony Band niyo band n'ubundi izadufasha muri uyu mwaka iyo urebye nk'inyuma ukavuga ati uriya muntu avuyemo ntabwo naba nekanye kuri stage haba havuyemo ndi muri music rero buriya ntago hajya habamo ibintu byo kuvuga ngo havuyemo umwe kuko buriya niba ugikurikirana ibintu bya music hari abantu baririmba harimo ingoma gusa music ni nini ushobora kuba harimo umugitariste gusa harimo pianiste gusa harimo bassiste gusa music rero yagiye yaguka ku buryo nta muntu navuga niba byumve nawe ariko nta muntu kamara uhari ngo kuvuga ngo iragenda gute cyane ko niyo nta byuma bihari umuvokaliste araririmbishijwe nyine bikagenda fresh rero nka Symphonic Band ni band twamaranye igihe kinini cyane bamwe muri bo twabanye no mu nzu twabanye mu gipangu n'abantu twagiye twegerana cyane no kuvuga ngo rero no ku ishuri of course baruzuzanya cyane ku buryo habarimo aba main nyine bari hejuru cyane birukanga cyane ariko bitavuga ko havuyemo umwe twashira bwa nyuma wumva ko nyine hari akantu katari kugenda neza nk'umunyamuziki haba ari nk'agaki kabaye kuko twe nk'abafana tuba twumva ibintu byose biryoshye hari uburyo ndavuga muri uriya mwaka uri guperforming hari uburyo wenda nka track ishobora gucika kubera ko hari umucuranzi wa gospel se nanjye cyangwa nkabyibagirwa muri live performance habamo udukosa tugiye dutandukanye ariko hari igihe adrenaline zizamuka ukaba wagotwa ukibagirwa ibyo mwarepese nk'umunyamuziki mba ngomba kubyigaruramo nyine nkongera nta kintu cyo kurakariramo kiba kirimo kuko twese tugira amakosa kuri stage ukuntu uba ugaragara iyo uri kuri stage ubona hari nk'ikintu udafite kuri stage uri kuririmba wumva uri kugaragara nabi ufite amaherena ufite amalinete ufite urarumbajije icyo numva nabura kuri stage simbe ndi kugaragara ukumva nyine ntago uri kugaragara nk'umu artiste nyine ntago ufite confidence yo gutanga ibintu ku delivering
oya confidence zo ziba zigomba kubaho kubera ko Mushyoma bari inyuma bari kubikurikirana n'abateguye ahubwo ari utuntu tunje na nk'iyo ntambaye amaherena se nk'ubu biranjenye kubera ko naje nihuta sinambara ishene n'utuntu tugiye dutandukanya amarinete se ariko ntago byabuze imara gucuranga yego. So mu mwaka wa mbere hari ibihe by'izuba n'imvura, ibihe bigukorera cyane cyangwa se ibihe byagukoreye cyane muri kirya gihe, byari ibihe by'imvura byari ibihe by'izuba? Kuko hari nk'ahantu twageze ndakwibutsa nk'ingoma imvura ari nyinshi. Urumva imvura nta na rimwe igiba nziza cyane kuri show cyane ko tuba turi gukorera outside. Ariko ikintu kiba kintangaza mu bantu badukurikira, impamvu navuze ngo MTN Iwacu na Muzika Festival ni isoko ry'ibyishimo. Hari nk'ahantu imvura yagwaga ukabona abantu banze gutaha, ukabona nta muntu n'umwe ushaka kujya kugama. Urumva rero nko mu nyamuzika ngewe nk'umuntu uri kuri stage uri gukurikirana abantu biranjena cyane iyo mbona hari imbogamizi runaka, ariko buri izuba abantu bararyihanganira kurusha uko bakwihanganira imvura kuko havamo n'ibintu by'indwara bigiye bitandukanye. Nice. Isoko y'ibyishimo. Hanyuma tugaruke ku tubazo tw'ubumenyi rusange. Kendrick. Amajoro niyo yawe. Tupac. Sinavuga ko cyihariye, wenda nshobora kuba nzi ko ari njye wakavumbuye ako kantu, ariko abandi nabo basanzwe bagakoresha, usibye ko n'abandi bagakoresha. Ngewe rero ikintu cyihariye abantu batazi nuko ntago njya mfata ikaramu ngo nandike. Ntago mbizi muri kariyeri yanjye kabisa. Ahubwo ushobora gusanga nka telefone yanjye yaruzuye kubera uturi code nyine tw'ama ideas. Rero abantu iyo bumvishe nka lyrics zanjye hari igihe babazi ko wenda nshobora nko mfata nka registre nkicara nkandika. Nice. Hanyuma se mu ndirimbo zawe zose Kenny Soul niyo ndirimbo ukunda cyane? Nkunda indirimbo zanjye zose ndazikunda, ariko nkunda indirimbo yanjye yitwa Haso kubera ko yamfunguriye amarembo byatandukanye. Uyu munsi rero tugiye kujyana muri MTN Iwacu Muzika Festival. Tunyotewe personally n'indirimbo yitwa Haje Gushya. Hari agace gato kayiriho wankumbuzaho, wansogongezaho, wandirimbiraho? Nagakora. Twagiye. Ngo ntazabibasha muhaye umwaka nago byakunda akikoma inyonga mwigenje benshi ndaje mbadwinge umwana w'ijyosi twe twahawe ikosi acane gafatwa nago muzamvamo keji nidukina harya umwana afise nyina ndimo ndashamburiya imahanga ndacyaturira nago muzanyurira nyibarizwa mu murwa yensomye icupa mpita nyivuga mbangibi Faransa n'ibyongereza vuga amazina yabo ntibuka ngabanyishyuza batanyikoma iyo mfashe ikwaca mpita nguruka bandebera hirya nacyo bangira nzikuryira sha nyamabara indege ziba zasaze Haje Gushya. Well and good. Haje Gushya koko muri uyu mwaka ubwo binatugeze ku ishusho, ku myiteguro, ku bakunzi bawe, aba spectaculars bose bagukunda, abafana bawe. Uyu mwaka uko biri kose uzanye Haje Gushya, uzanye My G's uri kumwe na Bulldog, uzanye imizigo mishyashya, uzanye ishusho nshyashya. Niki cyo kukwitegaho abantu bawe wababwira uyu munsi bari mu turere dutandukanye twose tuzabasha kugeramo? Nk'uko nababwiye ndashimira team ya MTN Iwacu Muzika Festival kubera ko yaduhaye time ihagije yo kwitegura n'utundi nk'uko ubushize babonye Bianca turi kubyina n'abandi twagiye dukorana
of course tuba nkuko nabikubwiye tuba turi ku ishyaka rigiye ritandukanye kuri warabibonye ko hajemo ibindi bikura nkota bigiye bitandukanye yego sinjye njyenyine uzaba uri gutanga ibyishimo umva rero nanjye mba ndi gutegura mu buryo bumwe cyangwa ubundi yaman nzaba ndi kumwe n'abandi bantu wenda bazagenda babona kuri stage cyangwa n'uburyo tuzagenda njye na timu yanjye dutegura ariko bitege ko nyine ari ibyishimo nkuko MTN Iwacu Muzika Festival bisanzwe bikora so nice now abantu bawe rero mu turere dutandukanye urabafokasinga amahitamo araza kuba yawe guhera ku itariki ya 20 kugeza ku ya mbere z'ukwezi kwa 8 ubatumire kugira ngo bazaze muhure nawe ku bibuga bitandukanye ariko mbere ko tugeraho hari ahantu nawe ufitiye amatsiko Kenisol kuko Muhanga ntabwo twakoranye mwaka ushize Karongi ntabwo turahakorana urumva mvugiye akana ahubwo nanjye ndi kwitega kabisa abantu ba Muhanga kubera ko murabona ko basa nk'abatwegereye cyane yego kandi naranahize wow Nyundo ni mujyi waga yego no mujyi waga urumva rero ni ibyishimo n'abantu b'Imuhanga bazi kurya show cyane buriya reka twitege niba bazarusha abandi okay so ngaho turabatumira guhera ku itariki ya 20 kugeza ku itariki ya nyuma then bazaze bagushyigikira mu buryo bwawe uko ubyifuza. What's up everyone, of course this is Kenisol Spectacular man. Murabizi neza ko MTN Iwacu Muzika Festival nibicika azaba hahiye satani zaba twamwishe abantu bose aba spectaculars bose bazaze ahantu hose nibigukundira ahubwo uzatsi imodoka tujye mu ntara zose. Of course nzaba mari gutanga ibyishimo. It's gonna be fire. Popo spectacular. Thank you so much, Mr. Spectacular. I love the vibe. Thank you so much. See you then muri MTN Iwacu Muzika Festival.